ndababaye bishoboka ndababaye bishoboka. None ibintu bikomeje ku bindi aho Jessica Mipango Gasuku umwami w'abatoto bose nandetse ngo n'abagore bose baramwemera akomeje gutana mu mitwe na Mutesi Scovia Mama ngo kandi bose akaba ari abantu bigerera ibukuru barimo baribazuri bucuru rubanza ngo dare yo kura rucari ubagaramye areba hejuru. We ninde wapfuye ninde regisi isitini wapfuye ngo Jessica Mipango ngo yakorewe menasi ikomeye cyane ku buryo yifatiye ku gakanu Mutesi Scovia. Umudamu bita Scovia Mutesi ni umuntu nkorera menasi iri moral buryo Scovia ndwanyamo mu buryo buri moral physiquement. Izi nambara za Jessica Mipango Gasuku uwise umwami w'abagore nandetse kuri ubu ngubu ngo akaba aherereye mu gihugu cya Mongolia akaba ari hari gukorera imirimo ye yose nandetse ari naho higira ibiceri dore yuko nabihigira kuri YouTube abantu benshi bamuzeho nandetse no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye aho yahuriye na Mutesi Scovia bataramenyekana. Nandetse uyu Mutesi Scovia ngo bakaba bakora imirimo isa cyangwa ijya kumera nk'aho ari imwe bose bakaba bazwiho ikintu kimwe cyo kwigerera ibukuru. Abantu ngo bamaze iminsi batanye mu mitwe dore yuko ngo ibintu bimaze igihe kinini cyane ntibakora ibyabo uhari uwo ntuye no muri Rwanda Day yabaye mu mwaka ushize igihe bahuriraga iyo mu bihugu by'Uburayi ngo baje kurebana ikijisho Jessica Mipango ariho yakurizaga avuga yuko ibyiwe na Mutesi Scovia atari cyo ko byava kindi ukurikije bano bana imbaraga bafite zigiye zitandukanye dore yuko bose bakora ariko abantu ni ibicucu. Nandetse ikindi gikurikiyeho bakaba bafite imbaraga zijyanye na social media account ziri big buri kimwe cyose bafite imbaraga n'amafaranga ariyo mpamvu bakomeje kugenda batana mu mutwe banavugana kugira ngo bakomeze bicururize ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga dore yuko Jessica Mipango avuga yuko yababajwe akanahemukirwa icyitwa menasi yakorewe gikomeje kugenda gituma ibintu avuga bigira agaciro dore ko na Mutesi Scovia ngo yaje kwerura mu kanwa ke none akaba yavuga Jessica Mipango ariho yeruriye akavuga yuko uyu mudamu nagomba kumuvuga mu mazina ngo dore yuko yamuvugaga gaterura ngamutsinda nka bya bindi bya kera bavuga byo gutsinda. Jessica Mipango yaratsindaga na Mutesi Scovia agatsinda. Ubu noneho byatangiye kwerura ngo bijye ku karubanda noneho kuri kumeneke cyangwa ikibyimbye kimeneke gishwanyuke abantu bamenye intambara aho ziherereye naho biva naho bigana. Ariko mu by'ukuri ukaba utamenye izi nkuru cyangwa se ibi byo bapfa aho byavuye ingingo nyamukuru niki yamukoreye iki gituma baserera cyangwa bashyirana hanze bene kano kageni. Jessica Mipango na Mutesi Scovia byabo bikomeje kuba ibindi ariko etape by etape buri kimwe uko kigenda kiza tukibagezaho 5 kuri 5 kugeza ubu ntabwo turamenya aho byahereye icyo bapfuye mu gutangira naho basoreje cyangwa se uko byarangiye. Ariko abantu benshi bagiye batandukanye mo baravuga yuko ibintu bishobora kuba bikomeye bishobora no kwinjirwamo na leta ikagira iki bivugaho kubera ko ngo bose bashobora kuba bigerera ibukuru. Ndababaye bishoboka mu buzima sinjya natinga as a gangster. Nkuko bimeze nkuko bimaze iminsi bicicikana ku mbuga nkoranyambaga dore yuko nta kintu nigeze mbivugaho naracecetse kugira ngo mbanze ndebe aho bino bintu bihereye dore yuko nari maze iminsi ntanakora aha narindi muri ka pozeho gake cyane kugira ngo ndebe uko ibintu bihagaze naho ibintu bigana dore yuko hari hagezweho zino nkuru zinambara arizo ziri kugenda zica ibintu hirya no hino. So Jessica Mipango na Mutesi Scovia na abantu bose bari big. Mutesi Scovia no umunyamakuru ukomeye cyane wa mbere mu Rwanda. Jessica Mipango ni umwinfluencer cyangwa se umuntu ukora mu bintu bya bloggers nawe ukomeye uri mu bambere. Ibintu bikaba bikomeje kuba ibindi bikaba bikomeje kuba urucabana dore yuko muri bose hagati yabo
ntiwamenya ngo byatangiye bityo. Umwe aragira ati yandebye nabi, akagira ati nkorera Minasi. Wa kabiri rero nawe ibintu bikomeje ku bindi yuko Scovia nyine ukuntu abivuga mbega ntago ari ibintu aba yahaye imbaraga cyane, dore ko azavuga yuko ntago byamutera ubwoba n'ibiki ko yavuzwe na Jessica Izo wa Mipango. Mbega ibintu biracyari mu rujijo, ukuri kwa nyako ni kujya ahagaragara. Tuzaza n'ubundi twitereke twidarape tubibasobanurira uko byakabaye. So kora subscribe, naje